Imana ishimwe bene data, nongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ijambo rivuga ngo igituma benshi basubiye inyuma, igituma benshi bakimiranye, igituma benshi badashaka gukomeza urugendo, n'igituma abakristo benshi badashaka gukura se cyangwa igituma badakura, imbogamizi. Imana ishimwe. Imbogamizi ya mbere, imbogamizi ya mbere ni ugutakariza Imana icyizere. Iyo wamaze gutakariza Imana icyizere, icyo gihe nta buryo ushobora gukura mu gakiza, kandi icyo gihe nta buryo ushobora kugendana n'Imana, kuko kere wayitakarije icyizere uzusigara wizera ibindi bitari Imana, ugasigara uheza agaciro ibitari Imana, akaba ari byo utsimbuza Imana, kuko ari byo wagize gute wizeye. Rero iyo watakarije Imana icyizere, utangira kwizera ibyo ureba n'amaso yawe, utangira kwizera ibindi bitari Imana. Nicyo gihe usanga umuntu atangiye kwizera ibigufitiye inyungu se cyangwa ibigukamiye mu gihe gitoya kiki turimo, ugatangira kwizera ibigutunze, akaba ari byo uheza umwanya wa mbere kuruta Imana. Ugatangira kwizera amafaranga, akaba ariyo uheza umwanya wa mbere kuruta Imana. Ukumva nta faranga nta buzima, ukumva nta faranga nta cyubahiro, ukumva nta faranga ntaho wagera. Icyizere cyose ukagikura ku Mana ukagishyira ku ifaranga se cyangwa ukagishyira ku biguheza bindi amahoro yo wishakira. Ugasanga utangiye kwizera imari yawe, inzu zawe nizo utangiye kwizera, ukumva zidahari wewe utariho. Ugatangira kwizera imirimo yawe, ugatangira kwizera abana, ukizera ababyeyi, ukizera abavandimwe, ukumva kuko abo ari bo shingiro ry'ubuzima bwawe. Icyo gihe rero ugatangira gutakariza Imana icyizere. Imana itubabarire cyane. Nicyo gihe utangira kwizera ibyo urarikiye, ukumva nk'uko nibyo biguheza amahoro, ari byo biguheza ituze, ari byo biguheza gusinzira, ibyo urarikiye. Kuko Yakobo niwe wabivuze neza, aravuga ngo irari rirakura rikabyara icyaha, icyaha nacyo cyamara gukura kikabyara urupfu. Ibyo urarikiye akaba ari byo wizera, ukararikira ingeso mbi, ukararikira amacakubiri, ukararikira urwango, ukararikira inzangano, ukararikira ubujura, ukararikira ibyangwa n'Uwiteka. Ibyo akaba ari byo utangira guheza umwanya, akaba ari byo utangira kwizera, kuko ari byo bigutunze, ari byo bigufitiye amahoro y'iteka ryose. Rero ibyo nta buryo byoreka ukura mu gakiza, nta buryo byoreka ukomeza kugendana n'Imana yawe, ahubwo ibyo nta kindi bizakuzanira, ibyo bizakuzanira gusinzira ubuticura. Kandi rero nuwamara gusinzira ubuticura, Satani azaza gutore aguhindura umuhigo wiwe, namara akurimbure. Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane. Rero iyo twatakaje kwizera, icyo gihe no kwihangana nta kuba kugihari. Rero inkingi zibiri zituma dukomeza ku Mana, inkingi zibiri zituma tugendana n'Imana, nuko twizera, twamara kwizera tukagira kwihangana. Rero iyo kwizera kwamaze gushira, no kwihangana tikuba kugihari, kuko kwihangana gukomoka mu kwizera, kuko kwihangana kugira imizi yako iyo kwihangana ishibuka mu kwizera. Rero iyo kwizera guhari, kwihangana kuza kuhaba, kwamara kuhaba kwihangana nako kukakuroza hehe, kukakujana mu nzira yo gutsinda, kuko abanesha bose nabihanganye. Rero bene data, ndabifuriza kutagira ikindi mwizera kitari Imana. Mwizera Imana mu buzima bwanyu, mwizera Imana,
kuko Petero yaravuze ngo tuyizere kuko niwe murinzi wacu wenyine wo kwizerwa. Nta wundi twakwizera, nta wundi uzatugirira neza, nta wundi uzatwitaho kuko we atwitaho. Ni irihe shanga rifite Imana nk'umutabazi kuko Uwiteka twitaho. Rero tukomeze tumwizere kuko we nuwo kwizerwa ibihe byose. Titubwira ikindi tumutsimbuza kuko icyo tuzomutsimbuza cyose tikizaduheza amahoro y'iteka ryose. Ariko abamwizeye bakiringira izina rye, abo yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe rero bene data. Reka mbabwire iyi ni ntambwe kutagira kwihangana. Iyo tutihangana, titwihangane muri twebwe, ico gihe ntacyo twozageraho kuko kwihangana niko gutera kunesha ibitugerageza. Kandi iyo tumaze kunesha ibitugerageza, nico gihe duhabwa ikamba ry'abanisheje. Imana itubabarire cyane. Rero iyo tutagira kwihangana muri twebwe, nico gihe dukora amakosa, nico gihe tutarindira ibisubizo by'Imana, nico gihe twishakira inzira, nico gihe twicira inzira turindire Imana ikore. Bigatuma rero tutagenza inama Imana, tugakora ibyacu, tugakora ibyo dutekereza kuko twabuze kwihangana. Ariko rero nimureke kwihangana gusohoze imirimo yako, niko Paulo yabivuze, niko Yakobo yabivuze. Imana itubabarire. Niko Yakobo yabivuze, yarabivuze rimwe no kuri kane, aravuga ngo ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. Nta kindi kiza kidutunganya usibye kwihangana. Mureke kwihangana gusohoza imirimo yako muri twebwe. Twihanganira ibitugerageza, twihanganira abatugoye, twihanganira ibihe bitugoye, twihanganira ubukene, twihanganira ubupfakazi, twihanganira ibitutsi, twihanganira inzira igoye yo kuja mu ijuru, twihanganira intambara umwa Satana tugabaho za buri munsi n'umunsi. Ariko igituma twihangana n'ukubera iki? Nuko dufite kwizera kuko umunsi umwe tuzahinduka abanesha. Kandi koko turabanesha nuko tubizi neza kuko uwo twisunze akomeye kuruta abandi bakomeye. Ni nayo mpamvu rero ubwo kwizera kuza gutuma twihangana. Rero umukristo wese utihangana, uwo ntafite kwizera, kandi utizera wese, uwo ntashobora kunezeza Imana. Niko ijambo ry'Imana rirabivuga, riravuga ngo abatizera n'abanyabwoba abo ntibashobora kunezeza Imana. Kandi rero iyo utizeye tushobora kwihangana, iyo utihanganye tushobora gutsinda. Mureke turangwe no kwihangana kugira ngo tubashe kurwana intambara nziza, kugira ngo tuzabe abatsinzi. Imana ishimwe. Yakobo 5:11 niyo avuga ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe. Umunyamahirwe ninde? Nuwihangana. Ngo kandi mwumvise ibyo Uwiteka Imana yakoreye Yobu, ngo nyuma yo kwihangana Yobu yarihanganye, Uwiteka Imana iramutabara imugirira neza kuko yihanganye, yahagaze mu bibazo byiwe. Rero nawe mwene data wo numva, hagarara mu kibazo cyawe, hagarara mu bikugoye, wihangane, umunsi umwe uzonesha kandi Uwiteka Imana izakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Kandi cyongeyeho ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abizera bose, umukiranutsi wanje azagira gute? Azabeshwaho no kwizera, ariko niyasubira inyuma umutima wanje tuzamwishimira. Abaheburayo, mu bisome mu Baheburayo isura 10 niho havuga ngo umukiranutsi wanje azagira gute? Azabeshwaho no kwizera, ariko niyabona gusa asubiye inyuma umutima w'Uwiteka Imana tuzamwishimira. 10:38. Rero nta kindi kitubeshejeho n'ukwizera. Mu gihe twabuze icyo turya tukizera, mu gihe amakuba yabaye menshi tukizera, mu gihe inshuti n'abavandimwe batwanze tukizera, icyo gihe ukuboko kw'Imana kuza kutuzaho kwamara kukadufasha kuko iyo iri kumwe natwe tukizera kuko turi kumwe n'Imana isumba bose. Iyo tugakomeza tukayizera, niko muri inzara aravuga ngo nzakomeza nkwizere kuko nasanze yuko utayobza utosha. Dukomeze twizera Imana kugira ngo dukure
mu gakiza kacu, dukomeze twizere Imana amakimbirane ntabe muri twe, dukomeze twizere Imana kugira ngo Imana itwishimire, dukomeze twizere Imana kugira ngo duhinduke abanesha, dukomeze twizere Imana kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho. Abatizera Imana bo ntibashobora kunezeza Imana, kandi abatayinezeza bo ntibazayibona. Mureke twizere bene data. Amen.